tuze rero mu Rwanda hano i Nyarugenge ikipe y'ingabo z'igihugu bayita EP Nyamukandagira. Iyi kipe yatwaye ibikombe bigiye bitandukanye, ariko ibikombe byose yatwaye igihe cyageze ngo abafana babiserebure muri rusange. Gahunda rero Axel irateguye, imyiteguro irarimbanyije, ni event irimo gutegurwa na fan base y'ikipe ya APR cyangwa se na abafana b'ikipe, abakunze ikipe y'ingabo z'igihugu nibo bateguye iki gikorwa muri rusange, nubwo kizagaragaramo abayobozi bakuru ndetse n'abayobora ikipe y'ingabo. Yes, hano rero ibintu birasobanutse. Bimwe mu bikorwa bizaba kuri uwo munsi wa tariki 4 z'ukwezi gutaha kwa 7 bizahurirana n'umunsi wo kwibohora hano mu Rwanda, kwibohora kw'abanyarwanda. Bimwe mu bikorwa bihari rero nibyo tugiye kubabwira, ndetse n'ibiciro nuko abantu bashobora kuzitabira icyo gikorwa. Ariko reka mpere mu bimwe mu bikorwa ruvanguraza kugaruka ku kanyenyeri abantu bagomba gukoresha. Bimwe mu bikorwa rero bizaba bihari, hateganyijwe umukino wa gicuti, umukino w'ubusabane. Uwo mukino uzahuza ekipe y'akarere ka Gicumbi, ubuyobozi bw'akarere ka Gicumbi, ndetse n'ikipe ya Murindi FC yiganjemo abasirikare bakuru n'ubundi bari bahari muri 1993 ubwo ikipe ya APR ishingwa na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame hariya ku Murindi. Urumva? Ikipe ya Murindi FC, inkuru ya mbere aha ngaha abantu bagomba kumenyaho, abakunzi ba APR. Ikipe ya Murindi Football Club, kapiteni wayo uzaba wambaye igitambaro na Afande CDS General Mubaraka Muganga. Ana APR barimo barabyumva cyangwa ni uzaba wambaye igitambaro cy'ubukapiteni. Iyi Murindi ni CID isanzwe ikorera hariya kuri IPRC Kicukiro. Bajya bakorera imyitozo kuri IPRC cyumweru ku masaha yewe na betinga yuko hari abafana benshi ba APR batarabona Afande CDS aconga rugo. Abataramubona rero barahombye. Je nabibetinga hari benshi bataramubona. Noneho yena naramubona. Warabonye? Hari benshi rero wowe umunyamakuru. Yarabonye cyane. Uretse n'abanyamakuru, noneho ku banyamakuru ikindi kirushijeho hari imikino yajyaga ihuza G Sport n'iyitwa Vision yabagamo abayobozi. Nawe yabwayikinamo ndetse na Honorable. Ubundi naho ngaho akina Honorable Makuzi. Utagiye kumenya nko ku cyumweru hariya kumumena cyangwa se Nyamirambo kumubona byakugora. Ikipe yabo na Honorable Makuza ndetse n'abana babahaje. Hari amwahuriragamo. Controle bariri ku kirenge nivaho abantu none byanavuga n'ibiki hari abafana ba APR batazi undi ngo nubwo akina Afande CDS akina kangahe bazabibona bose bazabibona uwo munsi rero. Urumva Musanze nk'ubu ari rigena kirema ndakubwiza ukuri ni rigene waramutse umeze neza waramutse birakomeye cyane. Urumva nka Afande CDS yawe akina kangahe mu kibuga? Afande CDS agomba kuba mu mediateur tekinike ni hagati mu kibuga. Amaguru box to box, amaguru yombi uko ndebye icyo bita imisusire ya CDS, nkareba icyo bita fitness, nkareba mu maguru, nkareba icyo bita upper body, agomba kuba yakina nk'umunani cyangwa 10 cyane. Ni meme dao naho ni muri ya umunani ni meme dao azohereza hari azaba yisunika gutya. Abafana ba APR mukene ko tubabwira iki kintu abantu bajya bamenya mu kinyarwanda cyari cyo umugaba mukuru w'ingabo, kugira ngo mvuge ukuntu bikomeye. Chief Defense of Staff ni uzaba yambaye igitambaro cy'ubukapiteni mu ekipe ya Murindi. Igitambaro cy'ubukapiteni itwaza imoso nicyo cyo kwira. Nicyo nshaka kureba nanjye ntabwo ngenda mubona. Nanjye meze nk'abafana ba APR ntabwo namubona jewe. Ayakoresha amaguru yombi yose none se wambwira ko Dembele akoresha ukwego. Indyo n'imoso Dembele akoresha ukwego cyane.
Dembele ngatwarisha imoso agashutisha umufatira iburyo ugasanga aciye ibumoso wajya ibumoso ugasanga ari iburyo amaguru yose arakora urafata biragoye defense ya Gicumbi ikipe izabahagararira akarere ka Gicumbi ifite ibibazo bikomeye cyane iyi kipe ya Gicumbi izaba kapiteni uyiyoboye azaba ari meya azaba ari Mpaye Emmanuel azaba yambaye igitambaro cyo kapiteni meya agomba kubaza umupira urumva ubwo abo bose abo nabo nagize amahirwe yo gukina nawe abanyamakuru twagiye gukina meya uramubonye gukina twarakinye nabo n'abayobozi nuvuga ngo tactical ni wa mwataka wegamira abantu nuvuga ngo agushyira mu maboko babiri bose bafite gutya ni kiboko arihindukira kabisa agahindukira ujya mu nzira ukabandagara icyo ni igikorwa cya mbere n'umukino ukomeye hanyuma ikindi icyo ni kimwe mu bizabera ku Murindi hanyuma ikipe ya PL izaba izongera inamurikira abakunzi bayo ibirango harimo n'ibirango bishya rogo nshya urumva harimo rogo nshya mwarayibonye ivuguruye hazaba hari imyambaro ya ekipe ya PL izakoreshwa mu mwaka utaha w'imikino urumva hanyuma ariko mu bantu bazaza muri iki gikorwa bazaba bazanye ama écran bya biteleviziyo bya rutura harimo hagenda hacamo urumva projet igishushanyo mbonera cya stade nshya ya PL izuba ku Ishyorongi wallahi Kirenga Stadium ariko nta nimvuga stade hazaba ari cyo bita complex stade na complex biratandukanye complex nuvuga ngo ni imikino myinshi izajya hakinirwa hazaba hari ibibuga byinshi amadisipurine menshi hari ahantu Ishyorongi aperi yarishyuye yaraguze volley nabonye umuturage yari awacaracaraga wese wifuzaga amafaranga aperi yaramuhaye nabonye nta kibazo cy'amafaranga igihugu kirahari genda uhitamo utura ahandi ushaka umuhango uzaba urimbanyije hazajya hagenda hagarukamo igishushanyo mbonera uko nyine hazaba hameze bigenda biza muri izo écran abakunzi ba PL babyinjoyinga ubwo abareyo kubyo mwahawe n'uwabemera stade byo tuzabiganira ubutaha reka dukomeze ariko aperi umunsi aperi yubatse stade bazambabarire banshire mu bantu bazatanga izina naming ntibajya ngo ni Kirenga bazarihindura Kirenga arihindura birashoboka ubuse stade yubakwa hari abahanzi bazasusurutsa abantu uwo twamaze kumenya Senderi International Hit uwo ngo PL FC wowe ntiyabura FC abakunzi bawe Senderi arahari ubu Senderi ari no muri gahunda yo kwizihiza imyaka 20 amaze mu muziki aremereye cyane n'ujya ku muturage mubwira abahanzi batatu i Kigali comments z'abahanzi sigaye zikomera ariko gusengenemere gusesengurwa wemere gutanga za ndani ukanadesengura aburana nanjye bagende agiye kuri social media batatu b'abaturage nabo hari ubita Senderi International hari ubita bose babiri abo bahanzi babiri ubanze bashyire ku ruhande hanyuma nushaka kumenya undi muhanzi w'abaturage ari mu bahanzi bakuru ntago ari mu bahanzi bato akaba yitwa International King James King James afite ukuntu umwana yinshi icyo bita rubanda uzimuye bita iyi event igiye kuba yanuza iwacu muzika iwacu binazabakora cyane bateguje Senderi azaba ari undi namenye yitwa Fande Nkuru Nziza aka Mati twazihetse kwezi Fande Nkuru Nziza tumusuhuza cyane ari i Bugesera Fande Mati azaba hati kore cyane akaba imfura cyane Mata Muhammed azaba hati undi namenye uzaba hari urumva hazaba hari umumama witwa Louette abantu bajya muri gakondo baramuzi Louette ntabwo uzi muri gakondo abenshi rimwe na rimwe bamwita Kamariza kubera ijwi rijya kumenya Kamariza ziriya ndirimbo n'ibindi bindi zo kwibohora indirimbo z'urugamba bari indashyirwa ziriyo ntiziriyo indashyikirwa cyane Mugabo Manzi Rieve muri Afurika Espoir kuri gitari ye babahungu bita Pasi bose ndashyikirwa bose bazaba bagira inama muri aperi kwe bazaba bari biteye ubwoba mfite amakuru yuko Axel yafashe
yafashe nimero yo kuba Francis akamuhamagara akamubwira ati niwe wamwibwiriye ibintu urimo urategura utabashyira ndavuga nti ibirori indashyikirwa zitarimo byitwa inama kugira ngo bibe ibirori rero kubita bidashyikirwa zirimo undi muntu byanze ku munota wa nyuma akagombye kuba hari ariko impamvu nawe ndayisobanura ni Masamba urumva Masamba yakagombye kuba ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Rwanda Convention naho byapfuye igihugu cyamutumye mu butumwa bw'akazi mu Buyapani mu iserukiramuco rizabera mu Buyapani yajyanye n'urukerereze bare nationale yajyanye n'urukerereze kuko ni umwarimu ni umutoza narakubwiye ninjye nemera Masamba muri gakondo ubundi tumwita Masamba yari afite offer 3 ku meza USA visa iteyemo icyo ntacyo kubaza ariko era visa Masamba bayihaye rigani cyangwa mugaragu n'ubundi akigera Washington igihugu nakucyagenda pe bayobozi bacu bakabadirisha urumva ubundi deputy ambassador muri USA yari deje wacu wakwigaragaje deje wakwigaragaje ako Masamba yakasa yari afite offer 3 ku meza ku murindi mukandagira aramubwira ati ishingwa wari uhari buriya Masamba ari ku rugamba ishingwa yari ahari 9 Masamba yari ari mu nkotanyi urumva vuye Burundi numwe mu bantu bakoraga mobilisation kugira ngo abantu batanga amafaranga kugira ngo igihugu abantu bakibohore Masamba buriya ni inkotanyi nawe yakera cyane aperi tero ngwino hahandi twatangiriye yaganira ubu byumva yari ahari aperi avuga ati ofa ya mbere hano inkotanyi ngwino uririmba Masamba ati irahari igihugu kiti ukenewe muri Amerika cyane muri Rwanda Convention USA byose baravuga ati izo ofa zombi zireke ofa ikenewe cyane tugukeneye Japan n'itorero ry'igihugu yahise rero ajya mu Buyapani mu mujyi wa Osaka mu cyo bise World Expo 2025 kadukomeze hanyuma gahunda uko yindi ihari abafana ba Amerika abakinnyi bazerekanwa hariya nabivuze bashya bazerekanwa wabwiye ko abayobozi bose ikipe yose guhera kuri ba president d'honneur cyane abayobozi kugera ku bayobora nyamukandagira ubu ngubu w'icyubahiro kuzana rwose bose barazaba bahari hanyuma ikindi ndebera akanyenyeri ikindi harimo ibyiciro bitatu by'ibiciro ku bashaka kuzajya gukurikira iki gikorwa ibyo byiciro bigabanyije abatwumva rwose amafaranga niyo tugiyemo icyiciro cya mbere kategori ya mbere ni ibihumbi 15 harimo ibihumbi 10 urumva twakwita ibyo kwinjira aho uzaba uteganyirijwe n'ibihumbi 5 by'amafunguro kugira ngo unywe burye ubwe neza ubwo iyo utanze 10 uba wishyuye transport wishyuye no kurya no kunywa ukongeraho 5 sibyo bya jazz ariko tuvuga ngo ni jazz ya 5 hano abari gutegura iki gikorwa Gakuba yatubwiye yuko yasabye abari gukora imyambaro ifite quality nziza cyo ni icyiciro cya mbere icyiciro cya kabiri ni 23 harimo 18 urumva 18 yo kwinjira n'ibyo bintu byose ariko naho uzahabwa umwambaro nawe harimo umwambaro icyiciro cya gatatu ni 50 n'ibyo 5 bikaba 55 naho ubwo muri VIP aho ngaho nabwo harimo n'umwambaro ariko urumva nyine imyambaro igiye itandukanye bikurikije n'amafaranga watanze siko bimeze ariko cyane birasobanutse urumva Lacoste umuntu uzaba uri muri 55 Lacoste azaba yambaye ya VIP y'abakapu y'abayobozi ntabwo ari ya 5 ntabwo uzaba imeze nk'iyo hasi ntabwo ari zazire zipfuka nzaba nambaye ngewe wenda n'urugero umuturage wo hasi urumva uko gahunda zimeze ariko rero hanyuma wari utarasoza urubonye na update kanzemo wafandi CDS yakinnye muri second division ayobora Kibuye none sibyo navuga cyane yabaye ya kabiri ibyo ntabwo cyane naretse kuri journal iki Kibuye ko hari n'izindi zandani bambwiye ngo niyo wabonye wo bita Boire ya Joseph ngo yagiye mu masomo zambiki ngo aravuga ati mbonye umwataka mwiza ahita avuga ati agomba kuba ari Nyarugenge muri Nyamukandagira ahamagara sasa afande ya Alex ati manura umuntu Boire ya Joseph ni kanze wakomeza uyu mupira warawuzi
arawitwa ko je nasinakuye ko naramubonye akina tiwe duhanganye hanyuma ubwo igihari rero gahunda higeze ariko ongera ngo basoremo amafaranga neza ibiciro amafaranga umuntu agezeho ntabwo yiruka igiciro transport ibihumbi 10 n'izindi gahunda zose iyo ni icyo ni icyiciro cya mbere ukongeraho 5 byo kurya bikaba 15 cyo bitaro cyane 10 ni 10 ukongeraho 5 mwambaro yego oya 5 mu mwambaro 5 mwambaro 5 amafunguro bikaba 10 oya 5 nibyo kurya 5 nibyo bega 5 birasa hari ibintu bitatu hari kategori 3 hari ibiryo bitari n'umwambaro yego umwambaro 5 bikateba 15 yego 10 abantu b'10 baza bafite binjirira nyine mu ciciro cyabo nko kwavuga upper ball cyangwa lower ball hakaza 18 urumva bakaguha n'umwambaro wawe muri 18 ukongeraho 5 byo kurya ka 23 nibisobanutse muri VIP ugatanga 50 bakaguha umwambaro wawe na bya 5 bindi uka 55 byo kurya n'ibintu bisanzwe birasobanutse ibi byiciro